izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Nimugira amahoro. Murayahorane nawe. Bakristo bavandimwe, mwakereye guhimbaza umunsi wa Nyagasani icyumweru cya 14 mu byumweru bisanzwe by'umwaka. Umucyo dutegura imitima yacu, twanga ibyaha byacu kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana no gutura igitambo cy'Ukaristiya dufite umutima usukuye. Imbere y'Imana ishobora byose, imbere y'abavandimwe, ukunashimwe rwose, mubyo natekereje, mubyo navuze, mubyo nakoze, mubyo niremeje gutunganya, kuko naracumuye rwose, nicyo gituma nigenga Marayika Mutagatifu ry'iteka, n'abamarayika bose, n'abatagatifu bose, namwe bavandimwe, umusabire kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire, idukize ibyaha byacu, maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Amen. Tubabarire Nyagasani, tubabarire Nyagasani, tubabarire Nyagasani, tubabarire Nyagasani. Kristu, Kristu, tubabarire. Kristu, Kristu, tubabarire. Imana nisingizwe mw'ijuru. Omusi abazikunda bahorana Usumba byose Yesu Kristu, namwe Data na Roho Mutagatifu, amen. Dusabe. Nyagasani Imana yacu, isi yari yarazahaye, wayiganduje ukwica bugufi k'umwana wawe, uha abayoboke bawe ibyishimo bitagatifu, maze abo wagobotoye mu buja bw'icyaha
bazatunga ihirwe rihoraho iteka kubwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mugategekana mwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka. Amen. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Zakariya. Ishimwe unezerwe mwari w'i Siyoni, urangurure urwamo rw'ibyishimo mwari wa Yerusalemu. Dore umwami wawe aragusanze, ni intungane n'umutsinzi, aroroshya kandi yicaye ku ndogobe, ku cyana cy'indogobe kikiri gitoya. Amagare y'intambara azayavana muri Efurayimu no muri Yerusalemu, amagare y'urugamba. Azavunagura umuheto w'intambara, ibihugu abitangariza amahoro. Ingoma ye izava ku nyanja igere ku yindi, ihere ku ruzi igarukire ku rundi ruzi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimira Uragahora usingizwa Nyagasani, Mana y'ijuru n'isi. uragahora usingizwa Nyagasani, Mana y'ijuru n'isi. Mana yanjye mwami wanjye nzakurata, nzasingiza izina ryawe iteka ryose. Buri munsi nzagusingiza, nogeza izina ryawe iteka ryose. Uragahora usingizwa Nyagasani, Mana y'ijuru n'isi. Isomo rya kabiri. Isomo ryo mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyaroma. Bavandimwe, mwebwe ntimugengwa n'umubiri, ahubwo mugengwa na Roho, kuko Roho w'Imana atuye muri mwe. Umuntu udafite Roho wa Kristo, uwo ntaba ari we. Niba kandi Roho wazuye Yesu Kristo mu bapfuye abatuyemo, wazuye Kristo Yesu mu bapfuye azabeshaho imibiri yanyu igenewe gupfa ku bwa Roho we utuye muri mwe. None rero bavandimwe, turimo umwenda, ariko si uw'umubiri, byatuma tugomba kubaho tugengwa n'umubiri. Kuko nimubaho mugengwa n'umubiri muzapfa, ariko niba ku bwa Roho mucitse ku bikorwa by'umubiri muzabaho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimira Imana. Alleluia, 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 alleluia. Ijambo ryawe Mana yacu niryo bugingo, tuzaryumva, tuzarizirikana mu mutima, niryo buzima. Alleluia, 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 alleluia. Nyagasani Yezu naba
abane namwe. nawe kandi muhorane. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Ikuzo Nyagasani. Muri icyo gihe Yesu aravuga ati, dawe mutegetsi w'ijuru n'isi, ngushimiye ko ibyo wabahisha abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira abaciye bugufi. Koko dawe niko wabyishakiye. Byose nabyeguriwe na Data, kandi ntawe uzi Mwana keretse Data, nta n'uzi Data keretse Mwana n'uwo Mwana ashatse kumuhishurira. Nimungane mwese abarushye n'abaremerewe, njye nzabaruhura. Nimwikorere umutwaro wanjye kandi mundebereho, kuko ngira umutima ugwa neza kandi nkoroshya, muzamererwa neza mu mitima yanyu. Koko rero umutwaro wanjye uroroshye, n'ibyo mbakorera ntibiremereye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Urasingizwa Kristu. Bavandimwe, nk'uko bandikiwe abayoboreyi bivuga neza, Imana maze kubwira abasokuruza bacu kenshi no ku buryo bwinshi ikoresheje abahanuzi, natwe muri iyi minsi turimo ari nayo y'imperuka yatubwirishije umwana wayo, ari we yageneye kwegurirwa byose, akaba ari nawe yabiremesheje byose iyo biva bikagera. Nk'uko mubizi, umuhanuzi surabuza umutwe, ahubwo n'uvuga Imana akavuga ibyayo, akavuga mu izina ryayo. Ijambo ryayo rero rikaza risanga buri wese mu buzima arimo bwa buri munsi, mu bibazo arimo, mu byishimo rikaza rimwereka ibyishimo nyabyo n'igipimo gikwiye, mu bimuremereye, mu ngorane zitabura mu buzima, mu bigeragezo ahura nabyo buri munsi, mu mibabaro agendana, mu bitotezo biturutse hirya no hino, ijambo ry'Imana rikaza rihumuriza. Ijambo ry'Imana rikaza ritanga icyizere, umuhanuzi akaza avuga ijambo rihumuriza, umuhanuzi akaza avuga ijambo ritanga icyizere. Umuhanuzi Zakariya tumaze kumva mu isomo rya mbere, tuzi ko ubuhanuzi bwe bwabaye ahagana mu kinyejana cya 4 mbere y'ivuka rya Yesu. Icyo gihe umuryango wa Isiraheli wari waratwawe bunyago. Umuryango wa Isiraheli wari wacishijwe bugufi cyane, nta butegetsi bari bagifite, bayobokaga ubutegetsi bw'amahanga. N'inzu ya Dawudi yari isuzuguritse. Nibwo rero umuhanuzi Zakariya abwira umuryango wa Isiraheli kutiheba. Ijambo ry'Imana ritanga icyizere. Awibutsa ukwiye kwizera ibihe bishya byiza, kwizera ejo hazaza heza harangwa n'ibyishimo n'umunezero. Nubwo ibyo byishimo n'umunezero
bihora bidindizwa n'ubuhemu n'ibyaha bya muntu. Hagiye kuza rero ingoma y'umwami w'intungane kandi ufite ububasha. Umuhanuzi aramubona aje yicaye ku cyana cy'indogobe kikiri gitoya, ikimenyetso cyo kwicisha bugufi. Akaba azakura amagare y'intambara muri Efurayimu no muri Yeruzalemu, amagare y'urugamba akavanwaho, akazavunagura umuheto w'intambara, agatangariza amahoro ibihugu byose. Bavandimwe, turazirikana ko muri ibi bihe hari intambara nyinshi ziri mu mitima, zo ku butaka n'izo mu kirere. Hari izidukoraho bya hafi zikaduhungabanya, intambara ziri mu miryango, mu bavandimwe, hagati y'ibihugu, n'izindi ntambara muzi z'amoko yose ziri hirya no hino. Umwami uje ni umucamanza w'intabera, asubiza ibintu mu buryo. Nucira amahanga yose imanza, agakiranura abantu b'ibihugu byinshi. Uwo mwami uje atoza abantu bakageraho bamenya gucura amasuka mu nkota zabo, amacumu yabo bakayacuramo ibihabuzo, bikageraho nta hanga byongera gutera irindi inkota, hehe no kwitoza intambara. Birumvikana rero ko ari ibihe bishya, ibihe bishya rwose ugereranyije n'ibyo bari barimo, ahavuga intambara, imidugararo, abantu babuze amahoro, abantu bakabuza amahoro bagenzi babo. Ibyo bihe bishya bigeraho nta hanga byongera gutera indi nkota. Ibihe bishya ikirura kibana n'umwana w'intama, ingwe ikaryama iruhande rw'umwana w'ihene, inyana n'icyana cy'intare bikagaburirwa hamwe biragiwe n'akana k'agahungu. Nk'uko umuhanuzi yabivuga, umwana ukiri ku ibere agakinira ku kiryamo cy'inshira, igitambambuga kikinjiza nta kibazo ikiganza mu mwobo w'imbere. Ni igihe rero ntawe ukigira nabi, ni igihe ntawe ugikora amahano, kuko igihugu gisakawemo n'ubumenyi bw'Uhoraho nk'uko amazi yuzuye inyanja. Birumvikana rero ko icyo gihe umuhanuzi abona byose birerekeza kuri Yezu umwami w'amahoro, umwami w'ubutabera, ugomba kuganza iwacu maze tukagira amahoro, tugatekana. Turahirwa rero twebwe twakinguriye Kristo amarembo. Koko nk'uko bigaragara muri iyi si yacu, hari abo ayo mahirwe yihishe kubera ukwikuza kwabo no kunangira, bakarangamira ibitagira shinge na rugero. Ni ba bandi badafitiye Kristo umwanya, kuko barangije kwimika igirwamana bifite amasura n'amazina anyuranye, ifaranga, ubutegetsi, amaraha. Abo rero byarabihishe, abo bikururira umuvumo nka ya migi Korazini, Betsayida yeretswe ibitangaza byinshi
ikarenga ntiyihane. Aba rero banangiye nibo bahora bahuzagurika, biruka inyuma, biyoyoka ubusa, basize ubukungu buhora bw'iteka, ubuzima bw'iteka. Abakene n'abaciye bugufi bo bashoboye kumva ko gukurikira Yezu Kristo biruta byose, nibo batera Yezu gusingiza Imana. Twabyumvise muri Ivanjiri y'uyu munsi, twumvise isengesho rigufi rya Yezu. Ubundi mu Ivanjiri tuzi uburyo abigishwa basabye Yezu kubigisha gusenga. Ahangaha rero noneho bari kumubona asenga mu isengesho rigufi ariko rikubiyemo byose. Isengesho rishimira Imana Data akesha byose, ko ibyo yahisha abanyabwenge n'abahanga yabishuriye abaciye bugufi. Bihagarariye aho ngaho, Yezu aratubwira twe abarushye n'abaremerewe ngo twakire iri sezerano ridakuka ko azaturuhura. Hari icyo dusaba: kwikorera imitwaro yacu tutijujuta, dukomeza kwizera kandi tukamureberaho. Ibyo tugomba kumwigiraho ni byinshi cyane, ariko ahangaha Yezu arashishikariza be kugira umutima ugwa neza kandi woroshye. Yezu ashoreje nanone ku isezerano. Yezu adishuriye ko tuzamererwa neza mu mitima yacu kuko umutwaro we woroshye n'ibyo dukorera bikaba bitaremereye. Nk'uko Pawulo Mutagatifu yatwibukije mu isomo rya kabiri, abakristo koko turi muri iyi si, turi ku isi ariko ntituri ab'iyi si. Ntitugengwa n'umubiri bya bindi dukurira urupfu, ahubwo tugengwa na Roho w'Imana wazuye Kristo mu bapfuye. Roho w'Imana atuye muri twe, akaba ari we uduha kuzabaho. Ibyo rero biradukomeza abavandimwe, tugakomeza kwizera niyo ibihe nk'ibi ngibi turimo tumazemo amezi asaga 4 bituremereye. Bavandimwe, twe turahirwa kugira Yezu Kristo nk'umwami, kuko ari umwami utadukangaranya, ni umwami uciye bugufi, ucishije make, akaba ari umwami utwegereye, akamenya icyo dukeneye, akatumenyera ikidukwiriye, akakiduha mu gihe gikwiye. Ni umwami utuba hafi mu bitubabaje byose, mu bitubuza amahoro, ari rwagati muri twe, asangiye natwe ibibazo bituremereye kandi akatwereka inzira tugomba kunyuramo kugira ngo tudaheranwa. Muri ibi bihe bitoroshye turimo rero, nicyo dusange Yezu umwami wacu utadukorera imitwaro iremereye. Duhore twirinda ibikorwa by'umubiri biduhoza mu bucakara bikadukururira urupfu, nk'uko twabisabye mu isengesho ry'ikoraniro. Dukomeze dusabe Imana kugira ngo ibyishimo bitagatifu tubyakire, maze twe abagotowe mu buja bw'icyaha tubikesha batisimu twahawe tuzatunga ihirwe rihora bw'iteka. Amen.
ndemera ko Imana ari imwe Ushobora byose waremye ijuru n'isi, ibiboneka n'ibitaboneka, umutegeka wacu n'umwe, umwana w'ikirenge w'Imana, mbere ya byose atarasanzwe amubyaye, Imana yavuye ku Mana, n'urumuri rwavuye ku rundi, Mana y'ukuri yavuye ku Mana y'ukuri. Kiliziya nimwe itunganye gatolika, kandi ishingiye ku ntumwa, batisimu ni imwe ikiza abantu ibyaha, nereje izuka ry'abapfuye, no kubaho k'ubugingo buzaza. Bavandimwe, twese hamwe abarushye n'abaremerewe n'imitwaro, dusange Yezu batuvugire kwa Se. Nyagasani utwumve, akira amasengesho yacu. Nyagasani utwumve, akira amasengesho yacu. Dusabire Papa, abepiskopi n'abakuru bose ba Kiliziya, abaremerewe n'imitwaro yabo, basange Yezu abaruhure, tubisaba Imana. Nyagasani utwumve, akira amasengesho yacu. Mana yacu, wowe wahishuriye abaciye bugufi urukundo dufitiye, duheho wawe kugira ngo tumenye kwicisha bugufi no kwegera uwadukijije ari we Yezu Kristu umwami wacu. Amen. Turagusabye rurema, imitima y'ikizuka, dusukure imibiri yacu, ibitugutuye mwami, ni wowe tubikesha, bishimire. Iruyumati umugishurire umubiri wa Kristu, ibitugutuye mwami, ni wowe tubikesha, bishimire. Bavandimwe, umusabe kugira ngo igitambo cyanjye ari nacyo cyanyu
Imana data ushobora byose Nyagasani Imana yacu, iri turo tuguhereje niridusukure, maze uko bukeye rijye ridufasha gukora ibikwiranye n'ubugingo bw'iteka kubwa Kristo Umwami wacu. Amen. Nyagasani Yezu nabane nahamwe, nawe kandi muhorane. imitima yanyu nihugukire iby'ijuru, tuyerekeje kuri Nyagasani. dushimire Nyagasani Imana yacu. Birakwiye kandi biratunganye. Ni koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose. Nyagasani dawe nyir'ubutagatifu, Mana ishobora byose ugahora iteka kubwa Kristo Umwami wacu. We wagiriye abantu imbabazi bamaze kuyoba, akemera kubyarwa na Bikira Mariya, yabambwe ku musaraba adukiza urupfu rw'iteka, maze azutse ava mu bapfuye atugabira ubugingo buhoraho. Nicyo gitumye twifatanya n'abamarayika nitwe kandi yose y'ingabo zo mu ijuru, tukaririmba igisingizo cy'ikuzo ryawe, tuvuga ubudahwema tuti: Mutagatifu, Mutagatifu, asingizwe mw'izina rya Nyagasani, ntawe muntu mw'ijuru, imuntu mw'ijuru. Mutagatifu, Mutagatifu, koko uri nyir'ubutagatifu Nyagasani, ukaba n'isoko y'ubutungane bwose. None dutana imbere yawe twifatanya na Kiliziya yose uyu munsi w'intangiriro y'icyumweru, kugira ngo duhimbaze wa munsi muhire Kristo yazutse akava mu bapfuye, maze ukamukuza mwicaze iburyo bwawe. None mubyeyi wacu turagusaba tumwisunze, usakaze wawe kuri aya maturo, maze uyatagatifuze kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo Umwami wacu. Igihe yarageraga ububabare n'urupfu ku bushake bwe, yafashe umugati arashimira arawumanyura, nuko awohereza abigishwa be avuga ati: nimwakire maze murye mwese, iki gikoko n'umubiri wanjye ugiye kubatangirwa.
barangije kurya afata inkongoro none arashimira nuko yohereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze munywe mwese iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye isezerano rishya kandi rizahoraho iteka agiye kumererwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugire imbabazi z'ibyaha ibi mujye mubikora urwibutso rwanjye. Mucunguzi wacu usingizwa, ibiremwa byose nibirata izina ryawe nyagasani, urupfu rwawe turarwamamaza, izuka ryawe turarihamya, ngwino nyagasani Yesu. noneho nyagasani tugiye twikuniza umusaba w'umwana wawe, tugutira umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro, tugushimira abatumye tureba no kugushengerera twaguhereza amaturo, kandi turakwinginga twiyoroheje ko twebwe abasangiye umubiri n'amaraso bya Kristu, Roho Mutagatifu aduhuze twunga ubumwe. Dawe Mana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristu, ukabihabwa hamwe nawe, ukabiherwa muri we, mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Amen. nk'uko twabibwirijwe n'Umukiza kandi iteka ngo akabitwigisha, dutinyutse kurimbira hamwe tuti dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru, ifunguro ridutungura riduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Nyagasani turakunyutiriza ibyago byose, ibihe turimo ubisakaze nk'amahoro, impuhwe zawe ziturengere, dukize icyaha cyose, ziturinde n'amakuba yose, mu gihe tugitegereje ya mizero mahire n'ukuza k'Umukiza wacu Yezu Kristu. Kuko ubwami n'ububasha n'ikuzo ari ibyawe Nyagasani iteka ryose. Hahirwa abatumiwe ku meza ya Nyagasani, dore ntama w'Imana urukiza ibyaha by'abantu. Nyagasani sinumva kugira umutima wanjye, ariko ijambo gusa muragakira. Muri Kristu
twese ni wowe dukunda, turaguha roho zacu, ni wowe wadukijije, ibyacu byose ni ibyawe, ibyacu byose ni ibyawe, Mana yacu Yezu mwiza. Muze mwese dushimire Imana yaduhanze ikaduha kuba abana bayo, reka byose muze tuyiture ishimo ryacu, bana b'Imana. Shimirwa Nyagasani, imigisha yawe wadukunze, iturire ibyabo nyakiri duhangarije, utuvugiririshe motawe. Muze mwese dushimire Imana yaduhanze ikaduha kuba abana bayo, muze tuyiture ishimo ryacu, bana b'Imana. dusabe. Nyagasani Mana yacu, turakwinginze wadusendereje ingabire zawe z'agatangaza, uduhe kunyurwa n'uwo mukiro dukesha Bikira Mariya Mukagezwa Fatima, umubyeyi utagira inenge wa Yesu mu wacu, Imana yakugize umugabuzi w'ingabire zayo, maze kubasha bwa Roho Mutagatifu utubyarira Yesu Kristo dukesha umukiro. Twebwe abana barazwe turagushimira ineza yawe, kandi twizeye ubuvunyi bwawe, uturinde icyaha n'amakuba, ku isi hose haganze amahoro. Tugutuye Kiliziya yacu, irushaho kuba umugeni wizihiye Kristo. Turakwiyeguriye twese n'ibyacu byose, uturengere igihe cyose, dukomeze mu kwemera, ukwizera n'urukundo. Umubyeyi w'impuhwe nyinshi, abaye Kristo be kugarukira Imana by'ukuri no gushora imizi muri Kristo, tuyobowe na Roho w'ubujyanama n'ubudacogora, tuyoboke twese inzira itugeza mu ijuru. Amen. Bavandimwe, turazirikana ko umubyeyi Bikira Mariya umwamikazi wa Fatima yabonekeye abana batatu mu mwaka w'1917 hari mu ntambara ya mbere y'isi, ndetse isi yugarijwe n'ibibazo byinshi harimo n'ibyorezo. Reka rero dusaba Imana, dusabira isi, dusabira igihugu cyacu, twisunze uwo mubyeyi umwamikazi wa Fatima. Isengesho ryo gusaba ko Imana idukiza icyorezo cya coronavirusi. Mana ishobora byose, umubyeyi w'impuhwe, wowe ugaragaza urukundo rwawe ibiremwa byose, gira impuhwe n'amasengesho tugutuye, dusabira abantu bose bamaze kugirwaho ingaruka n'icyorezo cya coronavirusi mu bice bitandukanye by'isi. Tuje imbere yawe tugusaba kugira ngo udufashe guhagarika umuvuduko w'iki cyorezo, kugira ngo ukize abo bose bamaze kwandura,
wakire mu bwami bwawe abahitanwe nacyo kandi uhuze imiryango yabo. Turagusaba kandi kugira ngo hashobore kuboneka vuba umuti ukiza uburwayi, kugira ngo abayobozi b'ibihugu n'abita ku buzima bw'abantu bashobore gufata ingamba ziboneye zirengera ubuzima bw'abantu. Tubisabye kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Nyagasani Yezu n'abane namwe, nawe kandi muhorane. ushobora byose n'abaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Nimujyane amahoro ya Kristo. Dushimire Imana.